bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Turatomboye kuba Nyagasani duhamagaye kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuhuje mwese. Nimugire amahoro kuri buri munsi. Mwicare mugubwe neza, mushyike dushyikire Nyagasani tubane nawe buri munsi. Tugeze tariki 16 Ukwakira 2025. Aha twategura ikiganiro kiza kudufasha gufatikanya, gufashanya buri munsi. Dore ko turi ku rugendo nk'abana b'Imana. Ukoze hirya, ukoze hino, ukoze hepfo, ukoze haruguru, ukoze hasi, ukoze hejuru, twese tugashyira hamwe tugafashanya kugira ngo tugeze aheza. Aheza ntahandi ni mu ijuru. Tuzirikana ko turi abagenzi hano ku isi. Iyo rero uzirikana ko uri umugenzi, hari n'itegeko riranga abagenzi bari ku rugendo ati nta mugenzi usiga undi. Uko rero kudasiga undi binajyana no kudasigana. Ejo n'ejo bundi nyine tutazasiganwa. Tujyane. Iyo abantu bajyana sinode, kugendera hamwe, bajyana n'uburyo nyine bafashanya. Iyo umuntu afasha undi, tuzirikana ko ntawe ishoboye. Mu mashini ho baca umugani ngo umunume ajirwa n'abandi. Bishatse kuvuga ngo umugabo agirwa n'abandi. Ntukavuge ngo urihagije, urishoboye, ngo ntabwo kera ubufasha bw'abandi. Turi hano ku isi twese nk'abagenzi, nk'abanyantege n'abanyabyaha. Niyo mpamvu dukenera ko dufashwa. Imana ikadufasha, mugenzi wanjye akamfasha, nanjye nkagufasha, tugafashanya. Ngiki rero ikiganiro twateguriwe, uze kugitega amatwi kugera ku musozo, maze nawe ureba aho uri mu kiliziya, aho uri mu rugo, uburyo ujya ufashanya. Iki kiganiro turagihera muri kiliziya, tugane mu rugo, tuze no kugana hehe? Iwawe, mu mutima wawe ufasha ute abandi? Iwawe ufashanya ute? Ufashanya buri munsi. Mu gufashanya turazirikana ku ngingo 3. Ingingo ya mbere yaza kwitwa byose ni bya kiliziya. Ingingo ya kabiri abagize urugo. Ingingo ya gatatu urugo rwa buri munsi. Reka duhere ku ngingo ya mbere, byose ni bya kiliziya. Umunsi umwe ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo umufuratiri wari uri muri stage yarari kwimenyereza kuzaba padiri. Nuko ngo ubwo yaganiraga na maître de stage, umupadiri wamuyoboraga, ngo mu kiganiro bagiranye, ngo padiri ngo aza kumubaza ati niki cyatuma nuba padiri kizatuma ukora ubutumwa neza? Niki ubona kizagufasha kugira ngo ubutumwa buzagende neza? Nuko umufuratiri ngo aramusubiza ati kugira ngo ubutumwa buzagende neza, ndabona bizansaba kwigenga. Kuko mu bintu njya mbona, numva kugira ngo nzakore neza uyu murimo, nzagira inzu yanjye bwite, nigengaho, nawe yigengaho, ngagira ibikoresho byanjye bwite, kugira ngo sinkajye ntakaza igihe njya gusabiriza hirya no hino, ngagira imodoka yanjye bwite, nakujya gusabiriza hirya no hino, kugira ngo ubutumwa nzabukore neza. Mbese inkigenga ku bikoresho byanjye, niwe njya gusabiriza. Nuko umupadiri ngo aramubwira ati umva rero faratiri, ushobora kuba uri kwibeshya. Padiri ni umuntu utunze byinshi, ariko bitari ibye, ari ibya kiliziya. Nta kintu padiri agira ku giti cye. Ese wari uzi ko no kuva ku nkweto, amasogisi, imyambaro, ibintu byose afite ari ibya kiliziya? Kuko byose abikoresha mu nyungu za kiliziya. Iyo agiye mu butumwa yambara rwa rukweto, akambara ya shati, akambara ya pataro n'ibindi byinshi cyane, byose abikoresha mu nyungu za kiliziya, mu nyungu z'ubutumwa, kubera ko none ari ibya kiliziya. Ibyo rero ushobora utabyumva vuba na bwangu, bishoboke kuzabyumva n'abapadiri, ko nta kintu na kimwe uwihaye Imana atunze cyakagombye kuba icye ku giti cye. Byose yabihawe na kiliziya, agomba kubikoresha n'ubundi mu nyungu za kiliziya, mu ikenurabushyo. Kuko ibyo yambara byambara n'ubundi agiye mu butumwa, ibyo byose abikoresha agiye mu butumwa. Ari iyo nzu, ari iyo modoka, byose abikoresha muri ubwo butumwa. Na niyo mpamvu nta kiwe yakagombye kugira ku giti cye. Rero wamufuratiri we, ugomba kumenya ko byose padiri n'ubundi abisabwa, akabihabwa, ariko agaruka akabikoresha hehe? Mu nyungu za kiliziya. Kuko twese turi abagenzi, tugomba gusaba, twahabwa kandi tugaha n'abandi. Rero nushaka kwigenga, inzara watangiye kwibeshya hakiri kare. Nta mupadiri wigenga, uko aramutse yigenga yaba ikigenge, agakora ibye aho gukora ibya kiliziya, akiberaho ubwe aho kuberaho kiliziya. Nuko umufuratiri
ngo agenda ababaye kubera ko yari amaze kumva ko atazigenga na rimwe, ko nta kintu cye afite bwite, ko ntacyo azigera atunga ku giti cye, ko aho byose ari ibya kiliziya. Nuko arababara, maze mu gutaha ababaye mwarimu ngo aramubwira ati mbere y'uko utaha ubabaye reka nkwibutse isomo utahana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugeza ku wa 47. Reka mpagusomere, niba uri uwo mufarati, niba ari njyewe, turyumve iryo somo maze twongere twumve ko kiliziya, uko kiliziya ikora n'uko ikoze. Abemera bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati no gusenga. Abantu bose bagiraga ubwoba kubera ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byakorwaga n'intumwa. Abemera bose bari bashyize hamwe n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Bagurishaga amasambu yabo n'ibintu byabo, bose bakagabana ikiguzi cyabyo bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Iminsi yose bashishikaraga kujya mu ngoro y'Imana bashyize hamwe, bakamanyura umugati muhira, bagasangira mu byishimo no mu bwiyoroshye bw'umutima. Basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose. Nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikiriza aho uti dushimiye Imana. Nawe birashoboka ko hari utuntu wagiye wigwizaho, atutuntu twanjye kandi uri intumwa ya Kristo. Padiri, masere, frere. Mbega wowe wasanga nawe hari ibyo ujya wubwira ko ari ibyawe ku giti cyawe, kandi byose ari ibya kiliziya. Rero niba ushaka gukora Nyagasani, tegura umutima wawe nyine kuzihangana ibigeragezo. Nanjye kuvuga no gusaba, kuko nta na rimwe aho mu buzima udasaba. Gusaba ni ikimenyetso cy'umuntu nyine usenga. Gusenga tugasingiza Imana, tukerekeza ku Mana ubuzima bwacu, imibereho yacu, ibyishimo byacu, amagorwa yacu, bityo tukarangwa no gusaba ndetse no gusabirana buri munsi. Rero padiri ntabwo yibera ahubwe, uwihaye Imana ntibera ahubwe, ahubwo aberaho kiliziya, aberaho abandi, gukorera abandi, kwitangira abandi buri munsi. Rero faratiri, nawe uri mu nzira yo kwiha Imana, twakubwira tuti wowe by'inzira, niba koko utarumva neza ko kiliziya ari wowe, kiliziya ari wowe ugomba kuyitaho, kiliziya ari wowe ugomba kuyikenura, kuyitaho buri munsi. Niba nawe umeze nk'uyu mwigishwa, uyu mufaratiri, biragusaba andi masomo menshi, kuko bishoboka ko hari aho utarumva kiliziya, ko byose ari ibya kiliziya. Wowe wasize byose ugasanga byose, biragusaba rero kurekura ugatanga, nawe ubwawe ukitanga, kwitangira kiliziya buri munsi. Ingingo ya 2, nyuma yo kumva uko intumwa zabayeho ku ikubitiro, kiliziya ya mbere ku ikubitiro irangwa n'ubumwe, yavuga igira iti abasangiye ukarisiya bitwa abana b'Imana bunga ubumwe, naho abasangiye ubusa nyine bitana ibisambo. Naho uze kureba kiliziya y'iwanyu, musangira ubumwe cyangwa musangira ubusa? Kera muzaba ibisambo, bizarangira nyine bamwe bababaye, batashye bababaye, kubera kugira ubugugu, kubera kwanga kurekura no kwikubira utuntu n'utwanjye, ukaza kubagirwa ko ari kiliziya yabiguhaye. Ese wasanga umeze nk'wa mwana umubyeyi yahereza indazi, nuko yakongera kumusaba ati mwana mperezaho, ati reka ntabwo nguha. Natwe abenshi niko tumeze, kiliziya iraduhereza aho kugira ngo twongere tuyihe. Navugaga kwitanga, kuyitangira bikatunanira. Ni mucyo rero dufatanye buri munsi, twogeze ingoma y'Imana, buri wese afatanya n'abandi, ubufatanye mu kogeza inkuru nziza. Ingingo ya 2, kiliziya twagenya nk'urugo rurimo abana 3, umwana w'ifura, ikirondafura ndetse n'umuhererezi. Umwana w'ifura, yamfura nyine musangira ntigucure, yamfura muganira ntizakuvemo, imico myiza y'imfura nyine, ubupfura. Imfura rero kiranga nta kintu usibye kwitanga, nuko akumva ibyo akoze byose nta wundi uza kubikora usibye we, kuko nyine niwe wa mbere. Akumva buri gihe yaba intwari, kwitanga, kwitangira abagenzi be bari umunabe, kumva nta wundi aza gusiganya. Akumva buri gihe yaharanira kwitwara neza nyine y'imfura. Ibi ni ngibyo ugomba kubikora. Uwo n'umwana w'imfura ufata intego yuko avuga ati nanjye
ni njyewe ugomba gukora bino bintu, naho nigomba gusiganya. Naho umwana wa kabiri ni ikirondafura. Murumva nyine ko ari ikirondafura, hajemo no kuronda. Akenshi ikirondafura aba yumva ibintu n'ibindeba, ibireba mukuru wanjye, murumuna wanjye ari kunsagarira, ibigiye n'ibindeba ntacyo bimbwiye, abandi baraza kubikora, niba batabikora birabareba. Ugasanga akenshi turigurutse ibintu, ibirondafura nyine turi kuronda, ntibindeba ntibishoboka, birareba bariya, wowe ukabyigurutsa. Naho umwana wa gatatu umuhererezi bakunze kwita imvugo igezweho ubu ati kwibebeza, guteta, ati mumpereze, ndabizi mukuru wanjye ari gukora araza kumpereza. Buri gihe umuhererezi ahora ashishikariye kwakira, guhabwa aho kugira ngo batange, ati byose ni ibyanjye, ibyo basigaje byose ni ibyanjye, banzanire, aho gutanga ahubwo agashaka kugira gute, kwakira no guhabwa. Akenshi umuhererezi atunzwe no gukamura, gukama, kunyunyuza. Niba uzasanga nyine bamwe bari muri kiliziya nk'abayikamira, abandi bari muri kiliziya nk'abayikama, abandi bari muri kiliziya nk'abayikamura, abandi bari muri kiliziya nk'abayitangira, abandi bari muri kiliziya bashaka kwitangirwa, bashaka ko abandi babakorera. uko tubayeho muri kiliziya ya Kristo. Bamwe ni intwari, ni babana bifura, abandi ntibibareba, babana nyine ibirondafura, n'abandi bameze nk'abaterera iyo ntacyo bimbwiye. Uze kureba muri abana batatu, urugo rwanyu uko uhagaze, wasanga utegereza ngo ndabizi ntacyo bimbwiye, njye ntacyo nshobora gukora, hari abari kubikora abandi. Buri gihe ugahora utegereje ko hari abandi bari gukora ibyo wakagombye gukora. Aho ngaho rero nta bufatanye ufite. Bene iyo kiliziya ntabwo ariyo kwikubitiro, kuko buri wese yagendaga azanaho ashyiraho participation active. Buri wese agaharanira ko atabura mu bandi. Niba ari inzu bagiye kubaka, buri wese agana ko yashyiraho itafari rye. Niba ari ikibanza bagiye guca, buri wese agahanira ko hari ikintu aza guhakoraho, hari ikiguzi gito nawe aza gutanga, hari uruhare rwaza kugiramo. Uruhare rwanjye muri iki gikorwa ni uruhe? Uruhare rwawe mu rugo rwanyu ni uruhe? Uruhare rwawe muri kiliziya y'iwanyu, muri paruwasi yawe ni uruhe? Uruhare rwawe mu bufatanye. Rero ijambo gufatanya ntabwo ari ukurekura gutya wenyine ukabikora, ahubwo ni ingufu duhuza. Hari ijambo ry'igifaransa rivuga ngo la synergie, rikava no ku kigereki sun ergon, bikavuga ngo ensemble, ingufu zishyizwe hamwe zijyana ikintu gikomeye cyane. Iyo umwe ashyize itafaranga, undi akarishyira hano, yaza udushobora kuyuzuza bitewe n'uko umwe yazanye itafari, undi akazana igiti, undi akazana umusumari, undi akazana isima, undi akazana amafaranga, gutyo buri wese akagira uruhare rwe. Urwo ruhare rero nk'abari mu rugo nirwo natwe dusabwa nka kiliziya ku ikubitiro. Ntabwo bigeze bashwana, kuko bari bafite ubumwe buranzwe cyane no gusangirira hamwe, guhuza, bagahura kandi bagahuza buri munsi kugira ngo bagere heza, bagere ku gikorwa cyiza. Byatumaga abantu babatangarira kubera ibyo bitangaza bimwe zakoraga, nta kindi babikeshaga usibye bwa bumwe. Ubumwe, gushyira hamwe, ubumwe, gufatanya, twese tugambiriye gutahiriza umugozi umwe nk'abana b'Imana muri kiliziya y'Imana. Ngurwo urugo tugomba kubaka, ngurwo urugo rwacu tugomba gutahamo. Ingingo ya gatatu ndifuza gusoreza ku rugo rwa buri munsi, aho twese duhamagariwe nk'abayoboke b'Imana duhura kuri buri munsi gufatikanya, gufashanya ndetse no gufatikanya. Abayoboke b'Imana tukunze guhura no kuri buri munsi, niyo mubibona nyine buri munsi ntabwo igira aho ifashe n'aho ifatira. Niyo ifatiye mu kirere ntuze kumbaza, ariko burya ikirere cyerekeza cyane mu iyigamana. Iyo tuvuze ikirere byerekeza ku ijuru. Ijuru n'ahari Imana, ni ahantu hose dutambuka turi gusanga Imana. Buri munsi yacu natwe twagiranye nka rya hema Abayisiraheli bagendaga bimuka, ko bagiye bimuka bari gutambuka mu butayu, bagenda baryimukana. Natwe niko buri munsi yacu iteye, tugenda tuyimukana, aho tugiye, aho tugana, aho tujya. Iyi buri munsi rero yacu icyicaro cyayo kibaho nyine twagiye twimukira aho Nyagasani yashatse ko tuba turi. Rero ikigaragara iyo umuntu agenda yimuka nyine nk'aba bagenzi bari ku rugendo, hari ibikoresho bimwe bigenda bitakara mu nzira, ibindi niba ari ibyuma bimwe bikagenda bitakaza utuvise n'utundi twuma twose mu nzira. Hari igihe utabigezeho uko byakagombye. Iyi instabilité cyangwa kugenda twimuka nabyo bifite igisobanuro ko nyine
turi abagenzi buri munsi dukeneye kujya twimuka dusanga Imana buri munsi. Rero muri aka kanya nje kubashimira ko twakomeje gufatikanya aha kuri buri munsi ahigeze. Mu minsi iri imbere turahimbaza imyaka 6 buri munsi imaze ivutse, ariko icyayiranze cyane ntabwo buri munsi yanyuze mu bihe byiza cyane, ahubwo yagiye ihura n'amagorwa, ibibazo, itotezwa n'ibindi byose bishikamira byinshi bibangamira, ariko no gushimira Imana ko Nyagasani akomeje kudutiza imbaraga, akomeje no kudukoresha ku neza ye no ku buntu bwe. Bityo natwe uko twakomeje gufatikanya birakomeze n'ubundi kugeza igihe Nyagasani azashakira n'ubundi. Ndabashimira rero uburyo mwagiye mutuba hafi hakora buri munsi, ubufatanye twageze ari ibintu bifatika ndetse n'ibindi byinshi bidafatika cyangwa bitagaragara, buri wese yagiye ashyiramo urwe ruhare tugafatikanya. Ndavuga biyandikishije kuri buri munsi subscribers, mwese ndabashimira. Rero hari ikibazo bakunze kumbaza bati ese ubu padiri uherereye hehe? Ubu rero nje kubatangariza ku buryo bugaragara ku mugaragaro ko nimukiye muri paruwase bita paruwase ya Ngombo, iherereye muri diyoseze ya Cyangugu, paruwase ikikijwe n'amazi, iri gukirwa cya Ngombo. Binsaba kwambuka gufata ubwato kugira ngo mpagere. Iyo paruwase rero abayituye akenshi bakunze kurangwa n'imvune narijye kuvuga no gukora cyane. Paruwase irimo abayoboke b'Imana, nanjye kuvuga abagowe, ariko Nyagasani akaba guhirwa ku bundi buryo, kuko kibaranga no gufatikanya no gufashanya buri munsi. Aho rero ni hari icyicaro cya buri munsi aho kuri iki kirwa muri ayo mazi muri iki gihe. Rero kimwe mu biranga abatuye aho gukirwa, nta modoka bagira ibafasha kwikorera utuntu, ibyo barya, ibyo bakoresha, uburyo bubaka, ibikoresho by'ubwubatsi, iby'amazi n'ibindi byinshi cyane. Bibasaba kwikorera ku mutwe, bikabasaba kwikorera mu mugongo cyangwa ku rutugu n'ahandi ubwikorezi. Rero nyuma yo kubona uburyo buri munsi kuyimura byagiye biturushya, kongera gukora iminara, turashimira badufashije gushyiraho umunara utuma connection tugeraho, utuma dushobora kumvikana, ariko byatwaye igihe kirekire, byatwaye n'ingufu nyinshi kugira ngo iki cyicaro nyine tugishyira aha ngaha. Biragoye cyane kuko nyine n'ahantu gaho hagoye kukirwa mu mazi. Aha rero hari icyicaro cya buri munsi hamwe n'abayoboke b'Imana bari kuri iki kirwa. Twifuje gushaka akamodoka k'ubwikorezi gatwara imizigo mu rwego rwo gushaka imibereho, kuko kuri iki kirwa bigoye gukibaho, by'umwihariko no guhatuza buri munsi kugira ngo iki cyicaro tugisigasire kigira umutekano usesuye, bityo amajwi akomeze gutugeraho ya buri munsi. Iyo modoka rero ikazajya dutwaza utuzigo, tukazashakisha uburyo bwose nyine igera kuri iki kirwa kugira ngo ijye dutwaza utuzigo, dore ko kwikorera ku mutwe, ku mugongo, ku rutugu ubwabyo biraturembeje. Ibyo kandi nkanjye bikazamfasha kwita kuri buri munsi neza, nta guhangayika. Twa tuzigo tugomba kudufasha gusigasira ubuzima bwa buri munsi aha ngaha, bityo ibyo byose bikaturuhura kuri buri munsi kugira ngo tubashe no kuruhuka, tubashe no kubafasha natwe twifashije. Ngiyi paruwasi ifite ibibazo, ifite ubukene, iri mu bwigunge n'ubundi bufasha bwose yabikeneye, twifuje rero gushyira hamwe ubushobozi bwacu kugira ngo tuzabone nyine ako kamodoka ko kwikorera utwo tuzigo, bityo kajya kadufasha muri no paruwase mu kwitangira ababaye barimo, abakene barimo, abashonji barimo, n'abandi bose bari mu buzima twagombye gufasha. Rero abatuye buri munsi, abayoboke b'Imana dusengera kuri buri munsi, duhura kuri buri munsi, namwe mbahaye invitation nsaba nyine ubufasha. Bya bindi bya mufaratira ati ngewe ntabwo nzigera nsaba ubufasha, ntabwo nzigera nsabiriza, nyuma yo kubona ko nka padiri nkeneye gufasha ndetse nkeneye no gufashwa, ndabiyambaje abari kuri buri munsi uzashaka kunyuraho ngo mfashe cyangwa amfashe cyangwa dufatikanye, ni karibu muhaye ikaze. Twiteranyije abayoboke b'Imana tugashaka amapine 4 y'iyo modoka, twiteranyije twayabona. Buri wese n'uruhare rwe adasigana kandi ntawe ashaka gusigana, buri wese ashyiremo uruhare rwe aho azabishobora. Ntabwo ari itegeko,
ahubwo n'ubushake bwa buri wese. Akenshi uzasanga muri kiliziya abantu tugira isoni zo gusaba. Niyo umuhanga avuga ati iyo usabira abandi utari nzisabira byose birashoboka ko ibyo bintu byakunda. Nanjye rero nka wa mupadiri ubwira wa musajeri ati byose utunze n'ibya kiliziya niyo twimutse turabisiga. Nanjye nteze amaboko ngusaba niwumva iyi nkuru ikugezeho y'aka gakoresho kazajya kadufasha ku mizigo, iyo nkuru yakirane ubwitonzi. Niwumva ijwi ry'Imana rigukomanga, uruhare rwawe rurakenewe. Narindi gusaba nsabira abayoboke b'Imana, niba ushaka kudufasha ni ku bwende bwawe. Maze iminsi ndwana n'umutima ku message nzahitanga, nuko najya gusenga nkumva umutima uri kumpata ngo iyi message nyitange. Natekereza uburyo abantu bamwe bari hano kuri buri munsi nk'abana b'ibirondafura ndetse n'abahererezi, bamwe bari kugenda bajora ibintu biza guhatambuka, ngongera nkifata. Ariko ijwi ryakomeje kunkomanga ati tanga ino message kuko hanga hariho imfura, hariho abana b'imfura babandi bakomeje kwitanga, bitangiye buri munsi, bitangira icyicaro cya buri munsi. Abo ngabo barahari. Abo rero nibo baba mu kiliziya. Kuba kiliziya igira abashotoranye, kuba kiliziya igira abayirwanya, ntibibuza kuyikomera, ntibibuza kuzagera kure, ntibibuza kugeza abana b'Imana ku Mana. Rero urarushywa n'ubusa kwirirwa kuvuga ngo ntubivuga, bivuge kuko hari intwari, ahari imfura. Namwe rero kimwe na ruriya rugo, imfura zirahangaha. Imfura gufatikanya buri munsi. Niba ushaka kudushyigikira ku bwende bwawe, wanyuza ubufasha bwawe aha kuri buri munsi kuri email yacu buri munsi humura@gmail.com, cyangwa n'iyi nimero uzajya ubona muri description. Ushobora kwinyuraho ati ndagera gute kuri buri munsi, ndashyigikira nte buri munsi. Nkuko twabitangiye, ubu turi gushyira hamwe twese dufatikanya, twarabitangiye. Harabura ubufasha bwawe, harabura n'ubwanjye buracyabura, kugira ngo dufatikanye dutabara abayoboke b'Imana bakeneye ubufasha bwawe n'ubwanjye. Ibintu byose padiri afite n'ibya kiliziya, uwihaye Imana ibintu byose afite n'ibya kiliziya. Nawe rero niba hari ibyo utunze uvuga uti n'ibya kiliziya. Rero ubufasha ni kubasaba nk'ushinzwe iyi paruwase ya Nkombo, ndetse nkabihuza na buri munsi, aho buri munsi kugeza ubu none ifite icyicaro aha muri iyi paruwase. Nyuma yo kubona nyine uko iyi paruwase ibayeho, nirinze kuvuga ku manegeka, ifite ibibazo, ubukene cyangwa n'inzara bitewe n'abahatuye n'imiturire y'iki kirwa, ndabasaba ubufasha ku bushake bwanyu uko buri wese azashobozwa. Ibyo kandi bizamfasha kugira ngo ibyo bikorwa byose mu gihe ngifite ubuzima Nyagasana akintije imbaraga, nshobore koko kubyitangira uko bikwiye kandi bigende neza. Uwakumva iyi invitation imugezeho ubutumire ku bushake bwe yashyiramo ubwe ruhare. Icyo twasaba nta kwigaya, nta kwisuzugura. Umva aka kantu mubyeyi, nako gato, agato kamwe, agato ka kabiri, agato ka gatatu bingana gato umugati nyine. Uyu mugati ntabwo tugomba kusuzugura, umugati w'abana b'Imana. Rero ko gato bize guhinduka gato, tubone kurya turyoherwe tumererwe neza. Ikindi nabasaba nyine no kudapfa isoni. Nawe ufite ahantu wadusabira ubufasha, uzabikore ku bwende bwawe ku giti cyawe, ku bushake bwawe. Turi mu muryango w'abana b'Imana nk'abagenzi babandi batagomba gusigana, tugasabana, tugasangira. Byakoraniro rya mbere n'abayoboke b'Imana yakize ku kubitiro, usangira buri munsi. Ubutumire niwumva ari ubwawe, ahasigaye nahawe ho gusigasira buri munsi no kwishyigikira. Nta kwigaya, ugaya umudiho w'ubushishi abanza kureba aho turuka. Wakwifuza kugira ubufasha yadushyikiriza, ashobora kunyura mu gikari, akanyura kuri email buri munsi humura@gmail.com, cyangwa akanyura kuri iyi nimero yerekeza kuri buri munsi nyine. Niba uzirikana umwanya ufite muri kiliziya, aha nahawe
abenshi dukunze kumva ubutumwa nk'indorerezi bamaneko turi kunenga, turi guca n'urubanza, nyamara Nyagasani agira batambukaho. Nyagasani atambuka ku bana be, agatambuka kuri za mfura. Numva uri kirondafura ukumva umuhererezi, ubutumwa ntibukureba, ubutumwa buri kureba imfura. Ya mfura musangira ntigucure, ya mfura mufatikanya buri munsi, kuko byose ari bya Kiliziya. Mu gusoza iki kiganiro bufatanye gufashanya, mboneho kubasaba imbabazi aho nditwaye neza, aho navuze nabi murambabarira, ndetse n'ahandi hose nagira intege nkeya kuri buri munsi, mujye munkebura, mumbwire ko ngomba kwitwara, mungira inama, dufatikanye, munkosore. Aho hose ndashobora kugera ni mwebwe nsabye ubufasha kugira ngo dufatikanye. Ahangaha hari hakoraniye intwari n'abandi benshi b'indorerezi. Abose rero buri wese uko yashobozwa kine ku mwanya we, uraba intwari, uraba imfura, dufatikanye buri munsi. Aho ntajya mujye munsabira, cyane cyane kuri buri munsi munsabira imbaraga kugira ngo Nyagasani ashoboze. Bityo dufatikanye buri munsi, ufashe gato undi agafata gato, nanjye ngafata gato, tuzakora ya gato nyine muri bwa bufatanye. Iyo pine niyo pine birangire ya modoka tuyigezeho, kubera impuhwe z'Imana. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu muri Paruwase ya Nkombo.